Reka mwiriwe nitwa Paru ndaza kumuservera wanyu tubazanira iki Studio ya Paru Productions ifatanyije na Dream Day Studio ibazaniye Paru n'inshuti ze. Urasika muswa. Ushobora kuzi ko Kigali henze gusa Paru abizi kukurusha. Paru ntabwo ndibasha kugira urukundo amakimbirane all she did was just trying to help a friend. ubushuti ntekereza Miss Jojo yagarutse mu muziki tugakora tukabyina remix ntekereza ese bahavuga ko afite impanga urwenya umwana wacu bari Really? yeah bahita the little pussy What? Oh, les poussées. oh yeah that's what I say man gucikwa na Paru n'inshuti ze ntuzibabarira. None ufasha kubanani turi kumumukora. They will surprise you. damn right she was supposed okay Paru n'inshuti ze.